Kiliziya n'ubupapa byageze ku buhanganye bifite uyu munsi, hamenetse amaraso menshi, habaho ibikorwa by'uburiganya byinshi, ariko ubu tugiye kuvuga ku bwiyandarike bw'abapapa. Papa Alexandre wa gatandatu, igitangaza muri politike mu kugira abagore benshi, inshoreke n'ibingendaro. Hari igitabo cyanditswe mu Kidage kivuga amateka ku bapapa kuva mu mpera z'igihe rwagati mu Moyen-Age, kigira kiti Kiliziya Gatolika ntishobora kubona amagambo akarishye bihagije yo kwamagana Papa Alexandre wa gatandatu. Ikindi gitabo cyitwa L'Église et la Renaissance cyo muri iyo myaka cyagize kiti ntababona aho ahera murengera, tugomba kwemera ko igihe yamaze ku bupapa kidahisha Kiliziya icyubahiro. Nubwo abantu babayeho mu gihe kimwe n'abari bagize umuryango wa Borgia bahoraga babona ibikorwa bye bibi, ibyo abagize uwo muryango bakoraga byo byari byarabakuye umutima. Kuki bitabo n'abantu bubaha amateka ya Kiliziya Gatolika ya Roma bavuga amagambo akarishya cyo kuri papa n'abagize umuryango we, bakoze iki gituma bajurwa bene ako kageni? Mu imurika ry'ibitabo n'amashusho ryabereye i Roma kuva mu Kwakira 2002 kugeza muri Gashyantare 2003, ryiswe mu Kilatini I Borgia l'arte del potere, cyangwa uburyo umuryango wa Borgia wategetse, ryatumye abantu bongera kwibuka ubutegetsi bw'ubupapa, ariko by'umwihariko ubwa Rodrigo Borgia ari wa Alexandre wa gatandatu wabaye papa hagati y'umwaka w'1992 n'u'1503. Yabaye papa te. Rodrigo Borgia yavukiye mu muryango ukomeye w'Ijativa mu bwami bwa Argo muri Espanya mu mwaka w'1431. Nyirarume umusaza wa nyina witwaga Alfonso de Borgia wari musenyeri wa Valence, yakurikiraniraga hafi imyigire y'abishywa be, kandi igihe Rodrigo yari akiri ingimbi, Alfonso de Borgia nyirarume yamuhaye akazi mu gipadiri maze amugenera umushahara. Rodrigo ageze ku myaka 18 yagiye kwiga amategeko mu Butaliyani abifashwemo na Alfonso, icyo gihe wari warazamuye mu ntera kuko yari yarabaye kardinali. Alfonso yavuye ku kardinali maze aza kuba Papa Calixtus wa gatatu. Icyo gihe yahise azamura mu ntera Rodrigo Borgia hamwe n'undi mwishywa we maze abagira abakardinali. Uwitwa Pere Luis Borgia nawe wari uwo muri uwo muryango yagizwe guverineri w'imijyi myinshi. Bidatinze Rodrigo Borgia yaje kungiriza ushinzwe imari muri Kiliziya, kandi yagumye kuri uwo mwanya mu gihe cy'ubutegetsi bwa bapapa benshi. Uwo mwanya wamufashije kugira umutungo mwinshi, aba umukungu, agira ububasha, kandi abaho nk'umwana w'umwami. Rodrigo Borgia yari umunyabwenge, yari intyoza, yashyigikiraga imyuga, kandi yari afite ubushobozi bwo kugera ku ntego ze. Icyakora yari yandarikaga cyane ku buryo yaje kubyarana abana bane n'inshoreke ye yari izwi, kandi abyarana n'abandi bagore abandi bana benshi. Bivugwa ko Papa Pio wa kabiri yamucyahiye imyifatire yarangwaga n'ubwiyandarike no kwishimisha bitagira rutangira, ariko Rodrigo ntiyigeze abireka. Igihe Papa Innocent wa munani yapfaga mu mwaka w'1492, abakardinali ba Kiliziya bateraniye gutora uzamusimbura. Rodrigo Borgia wari umukardinali yemereye bagenzi b'abakardinali impano z'akataraboneka, kandi akoresha n'ubundi bucakura bwose kugira ngo bamutore abe Papa Alexandre wa gatandatu. Akigera kuri uwo mwanya ugenewe nyir'ubutungane, abakardinali bamufashe kugera kuri uwo mwanya ukomeye. Yabahaye imyanya muri Kiliziya, amazu manini y'imitamenwa, imijyi, ibigo by'abapadiri n'ababikira, abandi abegurira za diyoseze zinjizaga amaturo atubutse. Abanditsi b'amateka bo muri icyo gihe bavuga ko ntacyo abana b'abami bamurushaga, kubera ko Alexandre wa gatandatu yari akomeye nk'umuyobozi wa Kiliziya. Yafashe Hispania na Portugal kugabana uturere twari duherutse kuvumburwa muri Amerika y'Epfo. Nyuma y'aho Christophe Colomb aviriye mu rugendo rwe rwa mbere ku mugabane wa Amerika mu mwaka w'1493, umwami wa Espagne n'uwa Portugal ntibumvikanye ko ari buzagenzura ibikorwa by'ubucuruzi akanakoloniza ibihugu bishya byari bimaze kuvumburwa. Espagne yari ibanye neza na Roma y'abapapa, yari yiteze ko Papa Alexandre wa gatandatu ari wari gukemura ayo makimbirane. Mu gihe umwami Yohana wa kabiri wa Portugal yateraga amahane avuga ko ibihugu byavumbuye na Cro byari bya Portugal, abami wa Espagne banze ayo masezerano, bajurira Papa mushya wa Alexandre wa gatandatu basaba uburenganzira bwo gukoloniza ibihugu Colomb yari amaze kuvumbura no guhindura abaturage baha abakristo ku ngufu. Borgia wari warabaye papa abyiguriye, yari afite ububasha butari ubw'idini gusa, ahubwo yari anafite ububasha mu bya politiki. Ubwo bubasha bwose yari afite bwatumye umuyobozi wa za leta zategekwaga n'abapapa, hiyongereho n'intara zo hagati mu Butaliyane, maze ategeka nk'undi mutegetsi wose wategetse mu gihe cy'ivugurura. Kimwe n'uko byari biri ku bapapa babanjije Alexandre wa gatandatu n'abamukurikiye, ubutegetsi bwe bwaranzwe na ruswa ikene wabo, kandi yishe abantu benshi yakekaga ko bamurwanyaga. Muri ibyo bihe by'imivurungano hari ubutegetsi bwashaka kwigarura intara zo mu Butaliyane, kandi papa ntiyarebereye gusa.
amayeri yo mu rwego rwa politiki hamwe n'amasezerano y'ubufatanye yagiranaga n'abantu akongera akayasesa, byose bikoreraga gukomeza ubutegetsi bwe, guteza imbere abana be no kugira ngo bene Borgia, ni ukuvuga abana ba papa baruta abandi. Umuhungu we Juan wari warashyingiranywe na mubyara w'umwami wa Castile yari yaragizwe umutware wa Candia ho muri Espanya. Undi muhungu we witwaga Geoffrey yari yarashyingiranywe n'umwuzukuru w'umwami wa Naples. Igihe Papa Alexandre wa gatandatu yari akeneye umuntu wamushyigikira kugira ngo ashimangire umubano we n'Ubufaransa, yasheshe amasezerano yari yagiranye n'umukuru wo mu ntara ya Aragon yo kuzamushyingira umukobwa w'imyaka 13 witwaga Lucrezia, maze amushyingira mwene wabo wategekaga i Milan. Amaze kubona ko iryo shyingiranwa ntacyo rizamugezaho muri politike, yashatse urwitwazo rwo kurisesa, nuko afata umukobwa we Lucrezia amwambura umugabo we, maze amushyingira Alphonse d'Aragon wo mu wundi muryango w'ibwami. Hagati aho Cesare Borgia wari umugome kandi akiyemera, akaba n'umwana wa Papa Alexandre wa gatandatu, akaba na musaza wa Lucrezia, yaje kugirana ubushuti n'umwami Ludovico wa 12 umwami w'Ubufaransa, maze ishyingiranwa ryari riherutse kuba hagati ya mushiki we na Alphonse d'Aragon bituma riseswa. Hari igitabo kivuga ko Alphonse yakomerekejwe n'abagabo bane bashaka kumwicira kuri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Atangiye gukira, yaje kwicwa nizwe n'umwe mu bagaragu ba Cesare. Papa Alexandre wa gatandatu, kubera ko yifuzaga abandi bantu bazagira icyo bamumarira, yongeye gushyingira bwa gatatu Lucrezia umukobwa we. Icyo gihe akaba yari afite imyaka 21, maze amushyingira umuhungu w'umutegetsi ukomeye wa Ferrara. Cesare Borgia, umwana wa Papa Alexandre wa gatanu, nubwo se yamugize umukaridinali afite imyaka 17, intambara niyo yamuzaga mu maraso aho kuba iby'idini. Yari umunyamayeri urarikira kandi wamunzwe na ruswa kurusha abandi bose. Cesare Borgia amaze kureka umwanya yari afite mu by'idini, yashyingiranywe n'umukobwa w'umwami w'Ubufaransa, bituma aba umutware wa Valentinois. Hanyuma ingabo z'Ubufaransa zamufashe gutangira kugaba ibitero no kwica abo mu majyaruguru y'Ubutaliyani kugira ngo ahigarurire. Kugira ngo Papa yizere ko ingabo z'Ubufaransa zizafasha Cesare gusoza intego ze, yemeye ko Ludovico wa 12 atandukana n'umugore we nubwo byari amahano. Yashyingiranywe na Anne wo muri Bretagne, maze aho Anne yatwaraga homekwa ku bwami bwe. Mu by'ukuri hari igitabo kivuga ko Papa yafashe icyubahiro cya Kiliziya n'amahame yayo abigurana inyungu z'akanya gato za bene wabo. Imyifatire y'abo mu muryango wa Borgia yatumye bagira abanzi n'ababanenga benshi. Muri rusange Papa yirengagizaga bamunengaga, ariko ntiyari gushobora kwirengagiza uwitwaga Girolamo Savonarola. Savonarola yari umuntu wihaye Imana w'umudominikani wagiraga umwete mu kubwiriza, kandi akaba n'umunyapolitiki wo mu karere ka Florence mu Butaliyani. Yamaganye ibikorwa bibi byaberaga kwa Papa, yamagana Papa ubwe ndetse n'imitegekere ye, amusaba kwegura kandi anasaba ko habaho ivugurura mu rwego rw'idini. Savonarola yavuze n'ijwi rirenga ati, abayobozi ba Kiliziya mwitwikira ijoro mukajya ku nshoreke zanyu, bwacya mugatanga amasakaramentu. Hanyuma yagize ati, abo bayobozi ba Kiliziya bafite mu maso ha maraya, kwamamara kwabo gusebya Kiliziya. Ndababwira ukuri ko bari abantu batizera Kristo. Kugira ngo Papa hongerere Savonarola areke kumutamaza, yamugize umukaridinali, ariko Savonarola arabyanga. Ntabwo bizwi neza niba Savonarola yarishwe azira ko yarwanyaga politiki ya Papa cyangwa niba yarazize kubwiriza. Ikizwi cyo nuko amaherezo yaciwe muri Kiliziya, agafungwa, akabazwa urubozo kugira ngo yemere icyaha, maze bakamunyonga hanyuma bakamutwika. Ibyo bintu byabaye mu mateka byatumye havuka ibibazo bikomeye. Umuntu yasobanura ate amatiku ya Papa n'imyifatire ye? Abahanga mu by'amateka babisobanura bate? Hari abantu benshi batekereza ko kugira ngo umuntu yumvishe ibyo Alexandre wa gatandatu yakoze, agomba kureba igihe yabayemo. Bavuga ko ibyo yakoze muri politiki no muri Kiliziya yabikoze ashaka kubumbatira amahoro, kubanisha neza amahanga yari ashyamiranye, gushimangira umubano n'ibindi bihugu byari kuzamufasha kurwana ku bupapa, kandi ko yashakaga ko abategetsi b'ibihugu byiyitirira ubukristo bikomeza kunga ubumwe mu kurwanya Turukiya. Mu rwego rwo kurengera amakosa ya Alexandre wa gatandatu, hari umwanditsi wagize ati, amateka yose ya Kiliziya hagiye habamo abakristo babi n'abapadiri badakwiriye. Kugira ngo ibyo bitazagira uwo bica intege, Kristo ubwe yarabihanuye ndetse yanagereranije Kiliziya n'umurimo w'amasaka n'urukungu cyangwa urushundura rufata amafi mabi n'ameza. Iyo ntiti ikomeza igira iti, kimwe n'uko inenge iri ku ibuye ry'agaciro idatuma ritakaza agaciro karyo, ni nako muri rusange ibyaha bya padiri bidashobora gutuma abantu bakemanga inyigisho yigisha. Zahabu ikomeza kuba zahabu nubwo intoki zayiteguye zaba zanduye cyangwa zitanduye. Hari undi muhanga mu by'amateka ya Kiliziya Gatolika wahamije ko ihame abagatolika nyakuri bagombaga kugenderaho mu gihe cya Alexandre wa gatandatu ari rikubiye mu nama Yesu yagiriye abigishwa be ku kuntu bari kwifata ku banditsi n'abafarisayo, aho yagize ati, ibyo bababwira byose mubikore, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Kubiheranye n'imyifatire ya Alexandre wa gatandatu, hari umuhanga mu by'amateka wabayeho mu gihe cye wanditse agira ati,
yari afite imyifatire y'akahebwe, ntiyagiraga isoni cyangwa yange umugayo, ntiyizeraga cyangwa agira idini, yari yaratwawe n'umururumba udashira, yari afite inyota y'ubutegetsi, yari afite ubugome nk'ubw'inyamaswa, kandi yari afite ishyaka rigurumana ryo guteza imbere abana be benshi. Birumvikana ko Borgia atari we muyobozi wenyine w'idini wakoze ibintu nk'ibyo. Mu imurika ry'ibitabo n'amashusho ryabereye i Roma kuva mu Kwakira kwa 2002 kugeza muri Gashyantare 2003 nababwiye dutangira, ryatumye abantu bongera kwibuka ubutegetsi bw'ubupapa, ariko by'umwihariko ubwa Rodrigo Borgia ari wa Alexandre wa gatandatu wabaye papa hagati y'umwaka w'1492 n'u'1503. Ikiganiro cyarimo amashusho cyabereye i Roma muri 2002 kivuga kuri Borgia. Nk'uko natangiye mbivuga, intego yari igamijwe yari ukugira ngo abantu biyumvishe ibyo abapapa bakoze, ariko mu by'ukuri batagamije kubakuraho icyaha cyangwa kubaciraho iteka. Muri iki kiganiro, ese hari ingingo wumva twazavugaho ubutaha? Byandike muri comment, hanyuma kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha. Amahoro y'Imana.